Ikaze kuri Hospitality TV turabashimira kuba mudukurikira. Tubashimiye ko mukumana natwe mukatwereka ko turi kumwe. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye kubagezaho amafunguro ategurirwa muri hoteli ndetse n'uburyo wayapresenta ukayageza ku mukiriya asa neza ameze neza. Ifunguro rya mbere ritegurirwa muri hoteli ni ifunguro bita breakfast. Breakfast ni ifunguro rya mu gitondo, akenshi rigizwe n'imbuto zigiye zitandukanye, izo dushobora kwita fruits in season. Breakfast kandi ibigizwe n'imireti y'amoko agiye atandukanye ndetse n'ama fruits salad nk'iyi ngiyi. Urabona iyi fruits salad imeze neza cyane. Breakfast ntago yaburaho yogurt. Ntago breakfast nanone ishobora kuburaho inyama, ibyo bita breakfast meat, za sosiso, za ham, ibyo bita jambo. Ndetse breakfast ntago iburaho amaji y'umwimerere, amaji atandukanye y'umwimerere, amafuru y'umwimerere ari kuboneka muri icyo gihe. Breakfast kandi ntiburaho ibyo bita breakfast cereals, ubuki n'amasukari atandukanye, isukari y'umweru n'iy'umuhondo, ubuki buri naturere, ubuki buri processed bwanyuze mu nganda. Hanyuma ntihashobora kuburaho kandi za jam, fortified cereals zisavingwa kuri breakfast. Ibindi umukiriya agenda bisaba bitewe n'amahitamo ye, coffee, icyayi. Nanone umukiriya ashobora kuvuga ati ntago nywa amata y'inka, bakamushakira wenda amata ya almond cyangwa se coconut milk. Amasosi agiye atandukanye kuri breakfast, mbese bya bintu byose bitera imbaraga. Amadiping sauce atandukanye, imigati y'amoko menshi, ibintu byose bitera imbaraga kugira ngo umukiriya, umuntu ugiye gufata breakfast aze kugira umunsi mwiza, aze kugera mu kazi afite imbaraga. Ubundi twebwe mu Rwanda kenshi usanga abantu batita kuri breakfast. Mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, mu bihugu byateye imbere, mu gitondo usanga muri hoteli abantu buzuye bari gufata breakfast, ariko mu gitondo ugiye muri hoteli mu Rwanda wasanga nta bantu barimo. Ni umuco rero, sinzi uko bigenda. Hari igihe afata icyayi n'umukati mu rugo akumva bihagije cyangwa se bitewe n'amikoro, ariko ahandi bajya muri hoteli mu gitondo bagaparika amamodoka bagafata breakfast yuzuye, ibyo bita full breakfast. Full breakfast kugira ngo aze kugira umunsi mwiza, akora n'imbaraga. Ntabwo igifu kitariye wavuga ngo uraza kugira imbaraga zo gukora, no. Nutegura breakfast yawe uzayitegure gutya, buri kintu gihiye izina, kugira ngo umuntu naza amenye ngo uyu mukati witwa gutya, iki kintu cyitwa gutya. Hanyuma tukagera kuri starter. Starter ni ifunguro ribanza kuri menu. Muzi ko kuri menu igizwe n'ibice bitatu: starter, main course na dessert. Starter keshi igizwe n'ibintu by'amasalade. Ubwo ni amasalade agomba kuba konje, afite amasose arimo acide, kugira ngo ya sauce irimo acide ize gutuma umuntu agira apeti. Ibintu bifatwa kuri starter bigomba kuba ari ibintu bitera apeti, biraza gutuma umuntu agira ubushake bwo gukomeza kurya ifunguro rikurikiyeho. Starter rero ushobora gushyiraho amaforomaje cyangwa se amasalade arimo amaforomaje, kandi ugashyiraho n'isupu n'umukati. Starter igomba kuba ifite soup, ishobora kuba ari pumpkin soup, ishobora kuba ari butternut soup, ishobora kuba ari vegetable soup, ishobora kuba ari broccoli soup. Ni byinshi washyira kuri starter. Ushobora gukoresha amasalade agiye atandukanye, ushatse wakoresha n'inyama n'amaboroshete n'amasambusa, biterwa n'uko wateguye menu yawe. Ndetse n'amasandwich arimo imboga, arimo amasosiso n'ibiki, ushobora kuyashyira kuri starter. Ariko ukibuka ko isosi igomba kuba ifitemo akantu ka acide kugira ngo ibitera apeti.
urabona nk'iyi salade imeze neza hano. Hanyuma tukaza kuri main course. Dutangiriye kuri sushi. Sushi ni ibiryo by'abantu cyane cyane bakomoka mu bihugu bya Aziya, bakunda sushi cyane. Hari n'igihe bayifata nka starter, abandi bakayifata nka main course, biterwa n'uko menu iteguye. Ubundi ugasanga bakunda cyane amafi, za salmoni. Amafi arakunzwe cyane muri biriya bihugu, cyane cyane uburyo bategura sushi ngira ngo murabizi, abatabizi muzatubaze muri komenti. Sushi rero mu Buyapani ni ifunguro rikomeye cyane mu Bushinwa ndetse no muri bihugu bindi bya Aziya nko muri za Thailand n'ahandi. Hanyuma main course ibigizwe n'inyama. Haba hatariho inyama bitewe n'uri gutegurira uwo ari we. Ushobora kuba uri gutegura umuvegetariyani, urashyiraho wenda nka brochette z'ama aubergine, vegetable brochette, ushobora gukoresha mushroom n'amatomati, warangiza ugashyiraho na tofu wakase neza nk'udukibu ukakuramo brochette ku muntu utarya inyama. Iyi course utazakora uri gutegura main course ni ugutegura main course itariho inyama cyangwa se itariho protein. Niba umukiriya atarya inyama, ari umuvegan cyangwa se ari umuvegetarian, ubwo nuvuga ngo kuri main course ye urashyiraho ibindi bintu bibonekamo protein nka tofu, ushyireho ibintu bikozwe muri soya, ushyireho za quinoa. Hari cereals bita quinoa zibamo protein, na za buckwheat n'izindi ziba zifite protein. Ibyo nibyo bategurira abantu batarya inyama. N'ibindi byinshi nujya kuri Google ugasacinga urabona ibintu byinshi biba bifite protein kandi bitari inyama. Tugere kuri dessert. Ni igice cya gatatu cya menu kiba gifite ibintu biryohereye kugira ngo ukorotire kurya. Hano urabona ko harimo ibyo bita fruit tart. Fruit tart z'amoko agiye atandukanye. Ushobora no gukoresha macaroons, ziba zita macaron. Urabona ko macaron zimeze neza, ziba zifite feeling ziryoshye. Urugero nka lemon cake biryoshye cyane muri macaron. Hano hakaza za gato zitandukanye. Bamwe bavuga ngo guteka ntibisaba ubuhanga. Ibi wabitegura utarize, utabishyizeho umutima. Urabona amashokora mu mahoteli ya 5 star, akenshi niho hantu usanga bakunze gutanga amashokora kuri dessert, kubera ko amashokora arahenda. Hari igihe ushobora kubona shokora gutyo ukagira ngo nihenda. Shokora zirahenda. Hanyuma kuri dessert ushobora gushyiraho amafruit, fruits salad zitandukanye. Hanyuma ukagenda ushyiraho amakeke atandukanye na ya masosi ya ku makeke muzi. Urugero ushobora gushyiraho ice cream, ugashyiraho za sorbet n'ibindi bigiye bitandukanye kuri dessert. Hanyuma mu gihe cya service umukiriya afata menu agahitamo ibyo akeneye muri starter, muri main course na dessert. Umuseriveri agafata komande, yamara gufata komande akayohereza mu gikoni bakayitegura. Tubibutse ko ifunguro ritangirwa muri hoteli riba ririmo ibice bitatu. Starter igizwe n'amasalade ndetse n'amasupu agiye atandukanye. Main course ikaba igizwe nanone n'ibintu bitandukanye. Ishobora kuba hariho inyama y'umweru, inkoko cyangwa se ifi. Hanyuma ukaba washyiraho inyama z'umutuku, ingurube, ihene, intama, iz'inka, izo bita beef. Ukaba washyiraho n'ibindi bintu by'abavegani bitari inyama. Urabizi ko ntabwo wategura ibintu bimwe, utegura menu irimo ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo buri mukiriya aze kwisanga muri ya menu. Urabona nk'iyi egg benedict imeze neza cyane. Ibintu biraryoshye. Urabona umukiriya yakomanze kuri buri kantu. Hanyuma natangira kurya arafata uyu mukata ukoze muri olive oil,
nuko abakire barya. Afata fokashi ya bread agakoza muri olive oil akarya, cyangwa se agakoresha isosi bita guacamole, iyo bita dipping sauce, cyangwa se na za hummus. Izo zose ni isosi zijyana n'umukati wo kuri starter. Starter bigizwe n'ibintu byinshi, main course bigizwe n'ibintu byinshi, cyane cyane carte menu biriho ibintu byinshi, item byibura 8 kugeza kuri 12. Hanyuma table d'hôte byibura nk'ibintu 3 kuri buri course biba bihagije. Byategwa na menu nyine uba wateguye uko ibimeze. Icyo nababwira cyo nuko ubumenyi bugenda buhindagurika, tuva mu byiza tujya mu bindi. Twige gukora menu imeze neza igezweho, dusavinga ibintu bisa neza. Urabona nk'iyi pasta imeze neza, umukiriya yiriye ahita gukubita tip. Turabashimiye abadukurikiye, tubasaba gukora subscribe, ndetse abayikoze mukore like, musharinge n'iyi video igere ku bantu benshi. Twubake Hospitality Family ifite ingufu, kandi ibitekerezo byanyu birakenewe muri comment kugira ngo dukomeze kugendera hamwe twungurana ibitekerezo. Imana y'umugisha. Ciao ciao.